nza gufata umwanzuro mfata n'ibyanjye genda n'amaguru ngera mu Mutara Kabarore kwa nyogokuru wanjye. Ubwo ni mama ubyara mama wanjye, niho nagiye kuba. Ubwo nagezeyo nyogokuru abanza kubyanga. Gerageza uvuge cyane wiyegereze na mikoro. Abanza nawe kwanga kunyakira nyogokuru wanjye. Ariko ageze aho umubyeyi wari warandeze amfasha akansura aho narindi kwa onkle wanjye. Urumva we ntago yigeze abitinda, we yaranyakiriye aramfasha. Nyogokuru nawe nta kintu yababwiye. Wari wamusobanuriye byose uko bimeze. Amaguru yarabyimbye ntabasha no kurya kubera nari maze iminsi 3 harya. Ubwo nyogokuru wanjye nawe arabiceceka ntiyagira icyo ababwira, akomeza kundwaza ndoroherwa, amfata nk'umwana arandwaza ndakira, nkanda amaguru ndakira. Ubwo nyirukuntera inda nawe ntiyongeye no kumvugisha, urumva twahise tuburana gutyo. Byarangiriye aho. Inda igeza mu mezi 7, igeza mu mezi 8. Nza kubyara mu mezi 9. Nabyariye hari Akabarore. Ikintu urumva natangiye kwipimisha, sinari nzi n'ibintu byo kwipimisha. Natangiye kwipimisha inda igeze mu mezi 6. Hari uburyo bwo kugira ngo nibonere nyine fishi, iriya fishi bavuga ngo yo kubyarira. Urumva ibyo byose ntabyo narinzi. Ndabyara. Uzi ikintu cyambabaje? Uzi kujya kubyara kwa muganga uri wenyine, nta muntu ufite ukwitaho, ni mukecuru nta ufite wabwira ngo urababara. Umva narashinyirije famiye yanjye, nta muntu washakaga kumbona habe asiyo. Nabyo bikakubabaza. Agahinda kakanyica cyane. Ababara ariko ntago byigeze bimbabaza cyane. Urumva nari maze no kubyara, maze kubyara umwana muzima mwiza kandi n'umuhungu. Ubwo nibwo nasubiye kwa nyogokuru mbayo. Musaza wanjye mukuru nibwo yampamagaye, ahamagara kwa nyogokuru arababwira ngo Anje niba atabyaye umwana w'umuhungu azagume aho ngaho mu Mutara, ntazigera agaruka i Kigali. Ariko urumva byari byahuje nuko nari nabyaye iki umwana w'umuhungu. Tekereza none wize ngewe ku bwanjye nari kubyakira, ariko urumva hari abatari kubyakira. Ubwo ngubwo byakira nta muntu wamembye. Musaza wanjye cyakora nibwo yumvishe ko nabyaye umwana w'umuhungu, icyo genda byibuka yanyoherereje 5,000. arambwira ati sha felicitation ko wabyaye umwana w'umuhungu. Ubwo ngubwo umwana wanjye agira amezi 2. Urumva namubyaye ku itariki 9 z'ukwa 4. Umwana wanjye agize amezi 2 mu kwezi kwa 3. Nibwo mama yumvisha agahinda kamwishe. Ndumva bitari byoroshye ugarutse i Kigali, umukecuru arimo arakurwanira ishyaka kugomba kugaruka. Byari bimeze biti? Byari bigoye. Nagarutse i Kigali mu rugo. Urumva noneho navuga ko n'urundi rugendo utangiye. Yaravuze ati noneho ngiye kubana n'abagore 2 mu rugo rwanjye. Yirengagiza ko wabyaye uri under 18, nta kintu bakoze. Uri umwana we, ibyo byose. Ariko we yanyitaga umugore wa 2.
aragarutse muzehe ntitwavuga rumwe muzehe ntiyatsuhuza ntiyamfatira umwana no ku buryo n'abarumuna banjye bankurikira iyo bafataga umwana wanjye yarabakubitaga inkoni zikenda kubica yawe ubwo ku mwana wanjye narirwarizaga buri kimwe cyose narirwarizaga nyine usibye ko wenda mama harimo tumwe na tumwe yamfashaga mu bushobozi buke nyine nawe afite nk'umubyeyi ariko nawe kubera nta kazi yari afite icyo gihe nawe yari yifitiye ikibazo cy'uburwayi bw'umutima nyine ariko nyine akamfasha mu duke basaza banjye noneho nabo dusa nk'abantu bahanganye mu rugo nari meze urumva nagarutse i Kigali noneho mera nka karyasi yo mu rugo niko navuga mera nk'umukozi wo mu rugo akaba ari njye ukora imirimo yose yo mu rugo barumuna banjye bicaye hariya papa akababwira ati mumureke abikore ndicara noneho agahinda kakanyica nareba umwana wanjye nareba n'ukuntu papa we yantereranye nareba n'ukuntu bari kumfata nkumva ahubwo nakisubirira mu mutara bikagira inzira nakoraga imirimo umwana akarira nkagenda nkamufata nkamuheka nkakora imirimo yose barumuna banjye bicaye aho basaza banjye nkajya kuvoma bahari ariko nta bundi buryo bari bafite nuko muzehe yari yarababujije ababwira ati umuntu nzibeshya nkabona ari kumufasha nawe azasohoka muri uru rugo agende nanjye nta yandi mahitamo mfite nari mfite icyo gihe ariko ko ibyo byose nabikoraga nkibabaza kugira ngo byibuze mbona aho mpenge ku musaya nkabikora nta handi na hamwe mfite ho kwerekera muzehe murumuna wanjye yigeze guterura umwana wanjye icyo gihe umwana yari ari kurira nari ndi mu gikoni murumuna wanjye aterura umwana wanjye urumva murumuna wanjye we nawe yari akiri mutoya ariko ubwo yamuteruye asa nk'aho amunzanira muzehe ararakara imyenda yose nari mfite icyo gihe y'umwana arayifata arayitwika ngo twitse ndarira basi se wansigiyemo n'umwenda n'umwe aho kugira ngo basi njye gukingiza umwana yambaye umwana yasigaranye imyenda yari yambaye imyenda yose akazi nari mfite icyo gihe nta naho nakura amafaranga yo kugura iyindi myenda ndeba ukuntu imyenda yanjye y'umwana iri kugurumana mu muriro nanjye noneho mbura andi mahitamo kwerekera ese ntabwo ari ngo umubwire ngo agufashe arantererana n'inzu umusaraba ntabwo yose irakongoka nyereba irashya ndarira musaba imbabazi biranga bibi by'ubusa ubwo biza kugera igihe ndatuza ageze ku ajya nsaba ufite ababyeyi bose ababyeyi noneho ikintu cyambabazaga ni ukuntu muzehe yagendaga abwira abantu ngo aramfasha kandi nta n'ikintu amfasha ariko ari uburyo bwo kubera ukuntu mu rugo twashije babonaga yifashije nyine ntabwo twari dukize cyane ariko iby'ingenzi byari bihari ariko nyine ibyakabaye bimfasha byari bihari nahura nabo bakambwira ngo ufite umwana mwiza ngo muzehe wawe akwitayeho agahinda kakanyica kagenda ukiyerera ukarira nkiherera nkarira noneho narira no kurangira ngeze ndabona ibintu byo kurira rero reka mbireke sasa nse nkubireka kuko gusa nkaho nifata muri njyewe ubwo muzehe nza kugira imana hari umumama waje kunyikundira w'umurundi nubwo twaje tuza kuburana amakazi
kuko we yajyaga akunda kujya hanze agiye yari afite umugabo we wabaga muri Norvège yajyaga kujya hanze akagaruka nyine mu Rwanda yabaga muri apartment ya etage hafi yo mu rugo noneho arambwira ati se ko mbona utajya wishima mu buzima bwawe icyo gihe sinanasekaga naho nyine nicaye nibaza nkibaza arambwira ati se nkuhaye akazi wakemera ndambwira nakemera arambwira ati mu gihe nzajya mba naje mu Rwanda ndashaka ko uzajya umfasha mu gihe mfite abashyitsi ukaza kumfasha imirimo ndambwira nta kibazo ako kazi narakabonye ariko muzehe ntabwo yigeze atuma nkakora mu by'ukuri kandi kari akazi ko hafi yo mu rugo ariko ntabwo yigeze atuma nkakora icya mbere cyo umumama yego yari umuntu mukuru nawe ufite abana umwana ukabona mu rugo rw'undi muntu nawe uri hafi y'urugo urumva byari ikibazo nkajya muri uwo nsigira umwana asinziriye nkajya gukora akazi urumva namufashaga ibintu by'amasuku no kumutekera nkajya gukora akazi umwana yarira muzehe agasakuza bakaza kumpurutura ku kazi umwana wawe wamusigiye nde umva akazi nagakoze nk'icyumweru akazi muzehe akankuraho arambwira ngo icara ahangaha ukora akazi ko mu rugo urero n'umwana wawe kuko urya utahashye iryo jambo sinzaryibagirwa rimwe na rimwe hari igihe nabwiraga nkanabwirirwa kubera nyine amagambo bambwiraga nkomeretsa cyane ku mutima ngateka sindya agahinda kakanyica nkabura n'umutima wo kurya kuko niyo muzehe yasangaga ndi kurya yaranyuriraga ariko umwana wanjye yarazi ubwenge cyane iyo yabonaga bari kumbwira nawe nubwo yari mutoya yahitaga ndeba mu maso nanjye nkiyumanganya nk'abana sinshaka kwereka umwana wanjye ko mbabaye nkamureba mu maso nkarira akazi muzehe akankuraho nkavaho burundu uwo mumama ariko yambereye imfura ntabwo yigeze andeka we yarambwiye ati nubwo akazi ukavuyeho ndabizi ko bigoye kurera umwana nta kazi nta muntu ugufasha we akajyamo amafaranga wenda nka makeya yaje mu Rwanda nk'ibihumbi wenda nka 5 nk'igikoma ntagira imana abona desa nkagenda nkagura nk'amata nk'agakombe amana amata ubuzima butoroshye ubuzima burakomeza nyine toroshye umwana wanjye yaje kugira uburwayi none sinabimenye urumva yavukanye uburwayi sinabimenya ariko ntago kwari ukutabimenya ahubwo ni kwa kundi nawe ubwawe aba ari nta bushobozi ufite none ukabura n'icyo ukora yavukanye uburwayi kandi ubaye mu buzima bwawe wenyine nta wundi muntu muganira nta ki icyo gihe ndabyibuka naje kubaza abaganga nabo byahise ubu burwayi buzakira barambwira ngo buzakira urumva sinongeye kugira igitekerezo cya bwa burwayi bw'umwana kubera na stress nari ndimo noneho umwana akirirwa arira akarara arira ndabyibuka icyo gihe hari umunsi yigeze kurira muzehe arambwira tugasohoka muri sohokera mu nzu n'urubyaro rwawe nakubwiye ko nashaka abagore babiri mu nzu nirindaga ikintu cyatuma ku buryo umwana yariraga ari nijoro ngasohoka mu rugo nkagenda nkajya kumuhoreza ku muhanda kuri kaburimbo ruguru sinzabyibagira nangaga ko muzehe akanguka kumva amarira y'umwana mu nzu ubu urumva abandi babaga baryamye ngiye nkabyuka nkajya ku muhanda kuri kaburimbo ruguru akaba ariho njya guhoreza umwana ntabwo byari byoroshye naho umunsi muzehe noneho yongera kunsohora bwa kabiri ni igihe umwana uburwayi bwari bwamurembeje umwana ararira nkamuhibera akaryanga buri kimwe cyose akacyanga ariko ntabwo yari we yari uburwayi yifitiye muzehe aransohora arambwira ati sohokana n'urubyaro rwawe ugende ujye kureba aho uba aya marira y'ubukunguzi n'uyu mwana wawe sinyashaka
ntabwo nshaka induru y'umwana muri urugo abanjye barakuze ndasohoka ndagenda nanone njya kuba ku gasozi noneho n'umwana abashuti banjye bakajya bancumbikira nkajya kuba muri geto z'abakobwa bakancumbikira noneho bagusohoye mu nzu mu rugo atari uko wabuze aho uryama ari uko umusaza atagushaka gusa ntabwo yigeze yishimira ko wabyaye ubwo urumva naragiye amafaranga nabonaga nahitaga njya kugira gute kuvuza umwana ngo ndebe ko yakira ubu burwayi bw'uyu mwana burakomeye ntabwo wamuvuza noneho ari wowe uri kwifasha nta na mituweli ufite ubwo mbura icyo nkora icyo genda mbiganiriza umuntu w'umuyobozi wari umudugudu wacu arambwira ati ngewe nta kindi nagufasha n'ubundi ushobora gusubira iwanyu papa watagushaka bikaba ibibazo ahubwo wowe shaka buryo ki wabona icyiciro cy'umwana niba wumva ufite amafaranga yo kwishyura mbwire nk'icyiciro mva niyambaje inshuti n'abavandimwe bakunzi bacu ntaguciye mu ijambo murabyumva Andre yanyuze mu buzima bugoye butoroshye bugoye cyane tugiye kubivuga bwakira bugacya ariko wowe udukurikirana umunsi ku munsi ndakurarikira kuzakurikirana ikindi gice kivuga ku buzima bwa Ange ese umwana yaje gukura ese wa mwana yaje kubaho ese Ange muri kureba uyu munsi abayeho mu buhe buzima ibyo ngibyo nibyo tuzareba mu kindi gice gikurikira kandi wowe udukurikirana wibuke gukora subscribe comment and share Ange wasezera abakunzi bawe uruka mu kindi gice nanone tuvuga ngo urabona ko uri umukobwa mwiza ntacyo utwaye byose wabinyuzemo ubiyakira murakoze cyane abantu bankurikira bose ndabashimiye imana ni byose kandi ni se w'imfubyi akaba na nyina w'abapfakazi byose imana ni byose zacaca mwe mukunda gukurikirana Nyambo TV umunsi ku munsi turabakunda mukomeze kutwereka urukundo namwe yego Wanda yawe